Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu ubusabwa, no ukubonera ku gihe kino kizamini cyo kimaze gukorwa ukagikosora, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakana ikintu cyose nkizeho, ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugatutsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo bamaze kubashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki, kandi nawe wifitiye smartphone. Ushaka kode twandikire kuri 0789351626 cyangwa se iyo nimero yiduhamagareho, tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko bitewe n'akazi ukora ntabwo byagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho uduha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka, dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero ni mutwandikira muduhamagare kuri 0789351626, ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa twandike cyangwa uduhamagare kuri izo nimero tuze tukwigishe. Ukeneye kwihugura warigishije, ukeneye ko tugura umunsi umwe cyangwa ibiri turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri izo nimero 0789351626 tuze tuguhugure. Ukeneye igitabo twandikire ku izo nimero tuyikusangisha aho uri. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu, ndizera ko mwamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uriko ni ishusho ari uruziga? Ese uriko ni ishusho ari mpande eshatu cyangwa ishusho ni mpande enye? Cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Arabanga inkomane banyuramo bazengurutse. Mbega ngo biremewe guhindukira. Sega ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo birabujijwe guhindukira. Bibutsa ko iyo bavuze ngo inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira y'imodoka imaze kwinjiramo, ntabwo yaba yemerewe gukata ngo isubire inyuma, ukomeza imbere mpaka uyivuyemo. Niyo mpamvu bayita ngo ni inzira y'icyerekezo kimwe. Kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni A. Inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa iyo ukibonye ugiye kugera ahantu hari inkomane banyuramo bazengurutse, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ugeze kuri rompwe, ugeze muri rompwe hahandi uba ugomba kunyura ubanje wazenguruka. Kubera kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Nko murabizi tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino rero kikaba gitegeka. Nuwa ngo ukibonye ugeze ahantu hari inkomane banyura bazengurutse, ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Ndakeka ko waramusutamo A, ndizera ko waramusukandika ku papuro
utari wahisemo ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhita ugikora. Ubonye hari ibibazo biri kukugora byerekeye ku byapa, reba video nagukoreye amoko atanu n'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni ubuhe buremere? Araho ngo toni 20, mbega ngo toni 16, sega ngo toni 12, mu gihe kuri bari kutubwira ngo toni 10. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi bibuza ko toni n'urugero rw'uburemere ko murambivuga, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. None ubuhe buremere? Ndakeka ko isoki kwamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanyacyo bamaze kucyandika kwa papuro isoki kuri nta kindi ni toni 12. Kino kibazo neza neza barongera bakakibaza kimeze gutya ariko bagahinduramo akantu gatoya ho ukazasubiza toni 16. Baravuga ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu hatarimo makuzungu ni uhita uvuga ko ari toni 16. Bakikubaza gutya nta kintu barengejeho ugahita uvuga ko ari toni 12. Mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo mu kizame ube wabyumvisheho. Murabizi akenshi ikintu kikugora ni ikintu utari wabonaho, ariyo mpamvu dukosora ikizame kugira ngo urusheho kubona imyitozo ihagije n'ugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ni ingenzi gukanda subscribe hasi rero kugira ngo nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuru niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Niba ubonye ko hari umuntu uguturutse inyuma ashaka kukunyuraho, aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ashaka kukudepasa, ukabibona kugira umwereke ko wabibonye, hari itara ukoresha. Ese iryo tara riba rifite amabara asate? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Araho ngo umuhondo, mbega ngo icyatsi kibisi, seka ngo umweru, mu gihe kuri bari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika kwa papuro. N'isoki kuri nta kindi ni be icyatsi kibisi. Iryo tara riba rifite amabara ariyo icyatsi kibisi, werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho cyangwa se witegura kukudepasa, niko mubyita mwebwe mu ndimi z'amahanga. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 35 16 tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandikire tubwire uburyo ushaka bitewe n'ahantu uri, tuze tukwigishe. Ukeneye igitabo tugiye gusangisha iwawe, rero mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 35 16 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikurura n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zikenerwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ese biba bishobora kurangwa n'iki? Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200, wenda bitewe n'uko ibihe bimeze, ni igihe cy'ibihu cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi, ntabwo biri gushoboka kubona neza muri metero 200. Ese bigaragazwa gute? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Arangwa imbere ni itara ryera, mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Sega ngo inyuma ni itara rimwe ritukura, mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri, B ikaba ari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisozi cya nyacyo. Nicyo biba bishatse kuvuga niba ari bwo bwa mbere dukosoranya ikizame. Ndakeka ko hano igisozi cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bigaragazwa hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishije, naho inyuma aba ari itara rimwe ritukura. Utari wahisemo rero D, nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere,
ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ikinyabiziga gihagaze hari impande y'inzira z'abanyamaguru, ese uba ugomba kubasigira akayira gafite nibura ibipimo bingana bite by'ubugari kugira ngo babashe kugacamo abo banyamaguru batagombye guca mu muhanda. Ari ngo metero imwe, mbega ngo metero ebyiri, se ngo metero 0.5 mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Kino kibazo bashobora kukibaza bagafata zira metero bakazishyira muri santimetero, nabyo ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 100, B santimetero 200, C santimetero 50, D nta giso cy'ukuri kirimo. Kino bazaba bakuze no guhindura ingero, murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni A metero imwe. Ugomba kubasigira byibura akayira gafite ibipimo bingana na metero imwe, ndizera ko wamaze guhitamo A, ndizera ko wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese urabona ari impande eshatu? Ese urabona ari impande enye? Ese urabona ari uruziga cyangwa urabona ari impande nyinshi? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hari ibisubizo bine baduhitamo, kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ari umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri, mbega ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate bine. Se inzira y'icyerekezo kimwe, inzira y'icyerekezo kimwe namaze kuba bisobanura ni ya nzira y'umuyobozi w'ikinyabiziga amaze kwinjiramo akomeza imbere mpaka yivuyemo atemerewe gukata ngo asubire inyuma, mu gihe kuri D kugira ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko hano iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa byose biburira biba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa bakaba bagishyiraho akenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, urabizi amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Mu nzira y'icyerekezo kimwe uragenda utemerewe gukata ngo usubire inyuma, naho mu muhanda ubisikanirwamo uba wanyuranaho, uba wahindura icyerekezo, wakatira ibumoso, ibyo byose biba byemewe. Niyo mpamvu iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe akenshi bahita bashyiraho kino cyapa kiburira cyakubwiye ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo, kugira ngo umenye ko amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe atameze nk'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo, umenye ko ugomba kwitonda. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D, ndizera ko wari wamaze kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa, ko wayiguriye ari iyawe ntugomba kuyikoresha ryari? Ariko hari ibimenyetso bimurika, mbega ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari igihe wiguriye telefoni yawe ngo ariko ntugomba kuyikoresha. Ntugomba kuyikoresha he? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndiza ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo, kubera ko ntiwemerewe gukoresha telefoni igihe utwaye ikinyabiziga gusa. Iyo uvuze ngo hari ibimenyetso bimurika, hari abantu benshi bahita bahitamo ngo se hari ibimenyetso bimurika. Ni ukuvuga ngo nugera hari feruje cyangwa ibyo mwita ngo ni ibimenyetso bimurika, ntukoreshe telefoni, ariko ukihava uhita utangira ukoreshe telefoni kandi utwaye ikinyabiziga. Niyo mpamvu A itabaye igisubizo cy'ukuri. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko waba uri gutwara ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha ugakoresha telefoni,
nacyo ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Tubonye ko A atari igisubizo cy'ukuri na B tukabona ko atari igisubizo cy'ukuri, na C ntiyaba igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mumenye impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ntibyemewe gukoresha telefoni igihe utwaye ikinyabiziga, umuvuduko uwo ari wo wose, aho ariho hose utwaye ikinyabiziga ntabwo biba byemewe gukoresha telefoni ngendanwa. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa. Mwebwe mubyita kudepasa, bibujijwe gusa. Bibujijwe ryari? Aranga igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. Mbega ngo umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Se ngo ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, mu gihe kuri D bari kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi iriya mirongo iba irombereje hagati mu muhanda, ibimenyetso byo mu mihanda. Nagukoreye n'isomo riri kuri YouTube channel yanyu. Hari irindi ukeneye ukanda subscribe, ubundi ukabyandika muri comment ikaritegura. Iriya mirongo iri hagati mu muhanda no kuvuga ngo uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba wanyuranaho, ariko iyo udacagaguye biba bibujijwe kunyuranaho. Niyo mpamvu duhita duhitamo B ivuga ngo umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, umenye ko biba bibujijwe kunyuranaho. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ahatari mu nsisi umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? A ngo kilometero 50, B ngo kilometero 40, C ngo kilometero 30, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hatari mu nsisiro, muri make mu nzira nyabagendwa ziri ahantu atari mu nsisiro, atari mu ngo. None umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ari uwuhe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha. Turabahisemo A. Ndizera ko n'icyangwa kije mu kizamura ko rurari tugikora. Noneho havamo imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ukamenya ko ari kilometero 60 mu saha. Bakubwira ngo amavatiri y'ifasi, ukamenya ko ari kilometero 75 mu saha. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi hari ahantu ikinyabiziga kigera kikaba cyahagarara umunsi wose, kikaba cyahagarara iminsi 2, ariko biba bibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Ngo mu duhanda tw'abanyamagare. Mbega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda twagenewe abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu muhanda wagenewe velomoteri biba bijijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe aka kanya utwandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 335 16 26, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga nabwo turakwigisha. Iyo uri kure twigana mu buryo bwa online, uri hafi ufite akazi katakubona ngo uze twigane mu shuri, nabwo twigana mu buryo bwa online. Babyita Google Meeting. Nkuha link ukayikandaho, haguha uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye, ukajya urakibona muri telefone yawe. Turi no kuganira, turi kuvugana, n'ubundi ni nkaho tuba twicaranye. Mutwandikire rero tubigishe, mugende mukore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A iravuga ngo hoteli, B ngo ibitaro, C ngo ahagenewe kugwa kajugujugu, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ibitaro na C ahagenewe kugwa kajugujugu ni ibisubizo by'ukuri.
wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo rero, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B ibitaro. Kino cyapa kigaragaza ko ugiye kugera ku bitaro, ko kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ariko ni ingenzi kuba wagenda ukarebera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda ubonye ibyapa bikikugora, kubera ko umara kuyireba nta kibazo kiri ku byapa cyakugora. Kino kiraranga, kikaba kivuga ko ugiye kugera ahantu hari ibitaro. Ndakeka ko waramutse usamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Nabonye abantu benshi bahita bahitamo ngo ni hoteli, ngo kubera ko mu kirango ngo harimo inyuguti ya ngo na hoteli ikabitangizwa n'inyuguti ya ngo ni hoteli, ni ibitaro. Ndakeka ko B waramaze guhitamo, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe? Ngo mu nsisiro gusa. Mbega ngo ahegere inyamaswa zikurura. Sega ngo hafi y'amatungo, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ko imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba avuga ngo kuri A ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uzahitamo icyo ngicyo nicyo kizaba ari igisubizo cy'ukuri. Ariko niba bavuga mu nsisiro gusa, uzahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, uzahite byandika ku gapapuro, uzahite ugikora. Nibwo buryo bundi wahinduramo kino kibazo. Baravuga mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, ugahitamo icyo ngicyo. Bavuga mu nsisiro gusa, ugahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushaka kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura, nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Izihe romoroki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Romoroki ifite feri y'urugendo. Mbega ngo romoroki idafite feri y'urugendo. Sega ngo romoroki itarenza kilogramu 750, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Utari wahisemo B n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo gutwara ikinyabiziga wasinze. Gutwara ikinyabiziga wanyweye inzoga wasinze, ko hari abantu bashaka kuzinywa ntibasinde, ariko gutwara ikinyabiziga wasinze ngo biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Mbega ngo biremewe nijoro. Se ngo birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Gutwara ikinyabiziga wasinze, wanyweye inzoga. Iyo wanyweye inzoga harimo alukoro ushobora gusinda. None gutwara ikinyabiziga wasinze birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ntuvuge ngo ngewe nywa inzoga ntinsinde, niyo mpamvu kubera ko nywa inzoga ntinsinde ndatwara ikinyabiziga. Hoya, iyo bagupimye bahita babibona. Rero gutwara ikinyabiziga wasinze birabujijwe, biba byateza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda kugira ngo mwirinde munarinda abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kudepasa ngo hamanuka, wagera hamanuka ukanyuranaho. Mbega ngo igihe umuhanda ari mugari, se ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni se. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso cyo kimwemerera kunyuranaho. Murabizi hari itara umuyobozi w'imbere ajya arakoresha ariko kwereka ko imbere nta kibazo gihari. Hari ukuntu agenda aryatsa akakubwira ko ugomba kwitonda, muri make ubwo aba ari kubona ko hari ibindi binyabiziga biri kuza, noneho agahita kwemerera kunyuranaho. Iyo acanye ikinoteri akakwemerera kunyuranaho, hari ukuntu bagicana, muzagenda mubibona mu nzira nyabagendwa mutangira gutwara. Hari igihe rero yakweretse ikimenyetso ko nta kibazo imbere gihari wamunyuraho, wenda mu gihe atwaye nka romoroki iri kugenda gahoro kandi we wenda uri kwihuta, akaguha icyo kimenyetso uhita umutambukaho, biba byemewe mu gihe abikwemereye. Ndakeka ko waramutse, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye kiba kigenewe iki? Kino gice cy'iruhande hano harivuga ngo aravuga ngo hagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto, mbega ngo ahagenewe abanyamaguru, se ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto, na B ahagenewe abanyamaguru ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, hagenewe inzira y'ibinyamitende. Murabizi kano kayira k'impande gafite ubugari budahagije kugira ngo ibinyabiziga bitambukemo, kaba kagenewe ibinyamitende, amagare, utundi tunyamitende, utunyabiziga dufite moteri yoroheje, utunyabiziga twose tw'utunyamitende tuba tugomba guca mwa turiya tuyira tw'impande tudafite ubugari buhagije kugira ngo imodoka zibisikane nta nkomyi. Rero aba arahagenewe inzira y'ibinyamitende. Ndizera ko waramaze gutamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Hari igihe bakigwaye gutya bakavuga ngo ahagenewe inzira y'amagare, naho ngo ahagenewe inzira y'ibinyamitende, ukabona ahandi bavuze ngo ahagenewe inzira y'amagare, uzahitemo byose, uzamenye ko ibyo byose azaba ari ibisubizo by'ukuri. Rero ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kibaza ngo iyo nta mategeko y'ugabanya by'umweru ku muvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha, nuha ngo ipikipiki yamariyemo mu isaha ibigomba kuba umuvuduko wayo ntarengwa ari uwuhe, bitagomba kurenza, nta mategeko awugabanya, iragenda uko ishaka. Aya ngo kilometero 25, B ngo kilometero 70, C ngo kilometero 40. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Murabizi hari amapikipiki menshi ashobora kurenza kilometero 75 mu isaha. Hari amapikipiki ashobora no kugendera mu 120 mu gihe nta mategeko agabanya umuvuduko, nta kintu kirabahana bamariyemo. Hari amapikipiki menshi yarenza kilometero 25, hari ayarenza kilometero 70, hari n'ayarenza kilometero 40. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Uzarebe nk'ira pikipiki y'abapolisi ukuntu igenda, ibaze yamariyemo, nta mategeko ari kuyigabanya, iri kuko yango ugendeye kuri uyu muvuduko, uragenda uko ushaka, ushaka no kugenda mu 120. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A ngo feri y'urugendo, B ngo feri yo guhagarara umwanya munini, C ngo feri yo gutabara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se, feri yo gutabara. None hari igihe babaza ngo feri ibirimo niyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga, ngo ibyuma bikoma gufata bigakomeza kugira uburyo bw'ibyuma, ngo niba umuyobozi yaba atarimo. Iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba gihagaze, haba hagomba kuba harimo feri yo guhagarara umwanya munini.
ibyo nabyo ubimenye. Noneho feri ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi bwa nyabwo ni feri y'urugendo. Hano rero feri yo ituma ikinyabiziga kigenda gahoro igihe feri idakora neza, iyo bayita feri yo gutabara. N'ibyo bibazo bitatu wabazaho ndizera ko bimenye, ndizera ko nibayikubaza uzahita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishijemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. Bega ngo iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri ndetse na B ikaza kuba ari igisobanuro cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Wowe hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisobanuro cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Rero menya ko ukeneye kumenya ari amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe. Ubonye utari kuyibona uranyandikira, nkunda kuba ndi online igihe cyose, ndayiguha mu gihe kitarenze iminota 2 iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, mu gihe uri kubona kuri YouTube utari kuyibonaho. None wakenera ko hari ikindi kintu nkwigisha, ukacyandika muri comment bitewe n'ibiri kukugora, ugakanda subscribe kugira ngo ninyishyiraho uzahite ukibonera kugiye. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 ni nacyo cyanyuma kirabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Bari kwerekana ahantu habi, ni igihe cy'impanuka cyangwa hari ibindi mirimo iri gukorwa mu muhanda, berekana ahantu habi bakoresha ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso murushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso bashyiraho hari icyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandika ku papuro. Ngo ntacyo gihindura. Bega ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Sega ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisobanuro cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igisobanuro cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura, uretse kuba kiri kukubwira ngo ugomba kunyura aho hantu urushijeho kwitonda, hari ikibazo, hari icyago, biraguteza ibibazo. Ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, kuko kuba bashyizeho iryo tara ntacyo birahindura kuri feruje. Kuba bashyizeho iryo tara rikubwira icyo kimenyetso cyo kwitonda, ntacyo birahindura kwa bino byapa byo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo ko ntacyo gihindura uretse kukubwira ko ugomba kwitonda. Ndizera ko kino kizame dukoso ari ikintu kigufashije. Jya aho hasi hasa umukara ukande subscribe, ahasigaye ufate zino video uzisharinge ku nshuti zawe nazo zishaka kwiga, ahasigaye muze mukore rimwe muhite mutsinda. Aho ugize ikibazo uranyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanura. Serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame n'ibyakozwe mbere, serivisi aba ari ubuntu. Ukeneye kode twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 335 1626. Tubwira akarere ushaka, tariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga byo byaroroshye, murabizi n'inama zisigaye zikorwa mu buryo bwa online mutari kumwe. Rero turakwigisha uri kure cyangwa se bitewe n'amasaha abonekaho, nubwo yaba araye nijoro twe turaboneka tukakwigisha, kandi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero nimutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero mba nabahaye, asigaye tubibafashe. Mukeneye ko tukuzanira igitabo iwawe, twandikiye ku izo nimero cyangwa uziduhamagareho tukikuzanire. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.